mukozi w'Imana Misaya nakwitabye karaga rwose kamba tugeze mu gihe gikomeye igihe cyo kubahamo Imana cyane akongeza Imana turi babiri sibyo nta muntu wundi uri kutwumva ari ngiye kukubaza uhamya ko ukorera Imana gusa wowe wiceka inzu uri wenyine mukozi w'Imana Misaya turagera niwe dufite urugamba rukomeye nicyo nahamagariwe ngomba gukorera Imana ona na Satani umukorera nubwo utamwemera twikomereze ngiye nkorera Imana na Satani binayindegera ariko sha bose bakubaza ibibazo bibiri ntabwo ukenera amafaranga mu buzima nzakorera Imana kuko niyo muremye wanjye baravuze ngo iby'Imana mu b'Imana bya Kayizari mu Kayizari ubwo zo bavuga Kayizari ari ku ruhande rwa Shitani kandi amafaranga turayakenera ahubwo wowe ikibazo ni uhagaze ariko amafaranga ntakwiye kutubera ikigusha ngo nibwo gutuma dutinzira duhuza n'Imana muremye wanjye ndeba nise kwibonge byananiye ubwo ijuru nzaremaramo iki koko ariko nutagira kumva ko kubaho kwisi bikunaniye nka Misaya abakristo dushinzwe urumva bazabaho gute asa ku ntego tayi mutebo uyu munsi meze te gahunda y'umunsi uyu munsi tugiye kwakira abakristo baza hano kugira ngo dufatanye gusenga no kumva ibyifuzo by'abakristo dushinzwe harya wa mukobwa twabwiye ko ufite kuzakorerwa yaraje deliverance uriya mukobwa ashobora kuza uyu munsi yeze kumugana ndahano mu butayu ko budasobanutse ko harimo n'abanywanzi ugana baje kwiyana ibikiranye n'umvuga nta mavuta mfite ariko yaramumagaye mukunda mubwira ko butayu n'abanywanzoga n'abantu nyine bari baje kwiyana ariko banywaga inzoga urumva bakizifite mu maraso cyangwa nawe waragiye ku nzoga misa jewe uzabaze waba wirahuriraho umuriro uramutse wihisha imbere y'Imana ukajya no kwihisha imbere ya Satani wameze nk'uri gukeza abami babiri turasoma mu murongo kugira abantu baze kugira neza bafashijwe ikintu cya mbere no kubanza kumenya ko Imana ari ubuhungiro mu bibazo byose duhura nabyo Imana ari uzitiza gukomera no gutsinda kamba ufite amavuta ubundi amavuta asumva nayo yabura namaze gusenga Imana akora mu museso mwoye icyayi se ngaho nyumvira nawe amavuta n'iby'ibyayi Misaya kandi upfa gukunda kuvanga ariko ronze masi yituye mubiri muzima none ngaho da demba nibaza aba bantu baza bafite ibibazo ngo ntibabyaye kandi nawe nturibaruka ngo barimo barabura ibiribwa mu rugo nawe ubwawe mbabura ntiheruka kwaka abandi ngo babuze credit nyamara babuze y'inzu ubwo abantu wabakontora gute nta kintu washyizemo none ibyo nupfunde si bya bindi abantu birirwa banywa hirya no hino ku gasozi bibicira ubuzima mu izina rya Yesu ntabwo nayikoza mu ntoki zanjye mu izina ryande mudiye kore mu nzima wicarana icyuma mufuka nese ugeze umva babikopa cyangwa barabitoragura nuko ubigura ubu ubona amafaranga yo kugura ibyuma ejo bano ucuranga ku muhanda abakristo dushinzwe bazabaho gute bazakubona gute uzaboze izembuto mu isi nk'umukozi w'Imana kandi bakora ibyaha batabayeho abashinzwe umutekano bakora iki abapfu batabayeho abashingura bakora iki ubu nawe ugiye gukora ibyaha kugira ngo abashinzwe umutekano babone akazi ngewe ubu ngundi gufata imbaraga mukari bari hano aravuga ati nta mavuta kumbi ni imbaraga z'iki buri wese nibanga ry'akazi rega iyi ni bayita litike rega nk'iy'abafundi mbonye impamvu Imana yavuze mu ijambo ryayo ibyegereza umutima wangira gahunda y'umunsi ibyegereza umutima ariko baranka ntabyo wabonye cyo kibazo cyanyu iyo nabikwereka ntibari kubitekereza ariko kwe kumenya ko wanyihisha ariko utakwisha amaso y'Imana shava mu kinzoga werasa ku ntego ngo gukorera Imana ngo gukorera ijuru n'isi yananiye rasa ku ntego dukora iki muvandimwe kandi Misaya mbabajwe cyane n'umwanzuro wafashe kujya uhisha amaso y'abantu wakora ibyangwa n'amaso y'Imana ese unyingwera imbere y'amaso y'iki nge nta muntu nihisha kuko iranahenda mbwira uyu murimo tuzawukora gute abo dushinga bazunguka gute okay reka turebe kubitindamo reka genda ujye kuri gate udufashe muri serivisi yo kwakira abantu baza hano kugira ngo babashe kuza abone serivisi naho ubayobora bagere hano mu office nta kibazo ikintu uri bunkorere rero babu ntujujandajana mbona afite gupyinata no gushidikanya ntari bwinjire kuri no gate wamenye kimugenza ari iki si ibibazo se wena n'Imana ari ibibazo se namuganya ari ibindi ko bagereko ibishingwe barabijyanye ejo nagaru w'ibishingwe nagaru w'ibishingwe tuje gusenga okay abaki Dita kuta Yesu Mr. ni wowe nosiga uri umuzamu hano siko
kubita amagambo menshi nk'imbashyi ngansuhuza se Yesu ashimwe Yesu ashimwe ariko n'ibite byawe wabaye umuzamu se kuva ryari ko ngusanze aha mugenzi wawe ari pasiteri mwambwiye ko mugiye kunsengera ko wajya usohoka mu nzu wawe ukabanza ugasiga karande kweki mbwira none izo umuhanda wose wagenze karande uzijeje aha ayiwe mbabarira umbwire zamura gukira mbabarira umbwire nukuri dore ko akunda uko naje niko zamura amaboko ariko wowe uko nari meze niko nkimeze zamura amaboko ariko icyifuzo nari mfite nje kureba ko cyakemutse sinabwiye ngo ugabanye amagambo zamura amaboko ariko urebe he aya banza umbwire niba ari we yerekwa ry'umugabo nabwiwe basi mwanyijeje ndemeranya zamura none se ubwo ngo niba uri pasiteri ukaba utangiye kunzamura amaboko ubwo biri bunkurirehe mu by'ukuri iki kuya amafaranga yanjye nasize he pasiteri ko si umugabo noneho nanjye ndi gushaka umugabo ntwara n'inkwano mu mabere akira ariko mbona ibyo nshaka akira bwanyobora ariko ugere kwa patera amagambo atakiri menshi umva ugere kwa patera amagambo wayagabanyije Yesu ashimwe pasiteri Yesu ashimwe mwana w'Imana mukobwa wa Yesu komera cyane ariko di uraberewe n'ukuri ariko se kuberewe gutya bizagera bituma iminsi iri imbere mu ivara ryiza twatashye ubukwe bwawe Imana izabikora Imana izabikora bizagenda neza cyakora David mbonye ko ufite umwete kandi umutima warazirikana ntabwo rero ubundi twari kumwe mu butayu se naje mfite kiriya cyifuzo mbabaye pasiteri nari mbabaye isezerano ryawe ryari nk'umwenda mwana w'Imana burya naraje giye na misa ntikwiye turyama twarakomeje turahatiriza Imana tuyereka ubabare bwawe kandi tubibwira nta na kimwe twigombye inyuma kuko twabonye ubwitange ufite muri wowe nubwo watuye amafaranga make burya misazi y'imyoza ariko nta kibazo je naramweneye kuri uyu mwana w'umukobwa tumushyira mu biganza by'Uwiteka ngira ngo mbanze mbone ko abapasiteri b'iminsi ari abizerwa rega hanze hari abapasiteri basigaye babeshya bakakwizeza ibintu ukabaha amafaranga ariko bikarangira batagusengeye ngo reka da ibyo byabo hanze byihorere byihorere wabonye umupasiteri muzima ndetse na mugenzi wanjye Misaya ntabwo se wabibonye ubu rero umva uje kubona amakuru meza cyane amakuru aturuka mu ijuru ya makuru Imana yohereza akaza ari muri kadafunze ari wagenewe ibyumviro rwose ibere ryanjye riguye yari ryaraguye nta mwana kubera kwiheba none Imana ishimwe disi ndamubonye ryari kuzakweduka nk'iryonse ibisamba ariko Imana ishimwe hanyuma rero ntatinze kugira ngo ngene mu zindi nshingano kandi nakire n'abandi bakristo nagiye nkubwire yuko amasengesho yawe twasenze tugusabira Imana kugira ngo ikwereke umugabo yabonetse ni umusore mwiza rwose ureba ukabona ko ari umusore uhamye kandi ni umusore uzakugira umumaro uhanye n'amarangamutima nababwiye yego ko cyane rwose Imana niho ibera seriye kandi ntuzigere na rimwe wiheba igihe cyose ukisenga ushyizeho umwete icyo usabwa wowe ni kimwe nawe no gutanga amaturo yishimwe kandi ahagije bitari ibyo Imana bara ngo yanakwisubira cyane cyane umuryango wawe mu muryango wawe harimo natishimira ko washaka kubaka urugo batsindwe mu izina rya Yesu rero icyo kintu tugiye gukoraho doti izagenda neza kandi nimara kugenda neza buriya na reception na mariage byose bigenda neza ahubwo ndabatumiye pastor urasaba ikintu kimwe ubwo ntumiye rero biragendana n'ibindi byinshi kandi byiza ngomba kuzana nambaye costume nziza nanjye ndashaka guhindura iyi nambaye oya ntabwo iyi ngiyi mbona n'ingena na sini niranga muntu yanjye mu bukwe bw'umukobwa nkawe nasengeye Imana ikaguha umugabo ugomba gukora uko ushoboye ntabwo yarenga 75,000 costume nambara yes ntaruzanye kwambara byamvagara bya 300 cyangwa 700 hariya hepfo ntabwo yego nta costume ya 700 ibaho nta kibazo ntahira ubukwe ni mu ruhande rwawe kandi ugomba kumva ko nazo mu by'amajoro ndaranyara ubusa pastor icyo gitekerezo ni cyo rwose bitewe n'ubufasha mwampaye ni ukuri iryo kote nzarigura ntabwo nzarikodesha nzarigura kugira ngo uze mu bukwe bwanjye ukeye kuko wangiriye neza wa mugani umuntu umpaye umugabo unabura kugushimira ni kote ryo kuzinzira mu bukwe byiza cyane ntibibaho rwose nicyo ngicyo mba nifuza kandi ugize neza mba naturutse kure nahe ni ukuri wakoze cyane ubu ndishimye ibyishimo birihe biri ku mutima Mana nyagasani nangiye kuvuga ibintu abapagani bavuga ariko Imana ibabarire kwakira Imana ntago mbivuze mu mutima wawe dore nuko mutajya mushobora kwihishira hara ku musozi ko muzambonera umugabo mukaba mumubonye rwose nahise mbishyira hasi ubu ndagiye usigara amahoro
pasite wagize neza nzakuzanira n'abandi uretse bakristo uragenda nta kintu usize se ikintu nsize kijyanye n'iki pasite utagiye wasize iki turi mu butayu naratuye ituro ry'ishimwe rwose hanyuma ngo nkubwiye ibyiza nibwo ujya nta kintu oya pasite hari ku muryango nahasigiye uriya mupasiteri mwari muri kumwe misaya hari akantu namusigiye nubwo nabonye nawe atoroshye muri iyi minsi ukwiye kumurambikaho ibiganza kuko asigaye afite ubupagani butarenze uzi ibintu yankoreye nabaye yinjira namuhaye inote ya 2 si menshi pasite turayamazikira wa musinzi mugenzi wanjye yakira Yesu ashimwe ukashitana rimwe waye ngumireho byaranahenze hano niho basengera ibyifuzo hano niho basengera ibyifuzo kwa pasiteri Kambari ukashitana basimubashye reka nawe waje hano ni kwa pasiteri Kambari mubyeyi muri Imana bane nawe namwe mwaje yego ni hano wahageze aho bibera hano iyo uhinje ufite umutima ukeye wumva ubohotse uri mu murongo w'akazi ufite amavuta ugenda bikemutse kwisha ubu we namaze no kubibona ukeneye kugira urugo rwiza ukeneye ko akazi kawe kaguka ukeneye ko Imana yagura imbago ukeneye ko abana biga mu bigo bihenze ukeneye ko bazanabona buruse sibyo yego nimba nibeshye nibyo so hagati aho rero nyine wahageze ubwo zigisobanuro cyane nyacyo umanuka gutya umuryango ubanza neza niho pasiteri Kambari ategereje abantu baje bafite umutima ukeye no gushyira mu gaciro bafite n'ishimwe ry'Uwiteka yewe n'ituro rya pasiteri so birakemuka niho bibera hariya komeza hariya kuri uriya muryango hariya gutya ku muryango wa mbere ubanza pasiteri uraho neza Yesu ashimwe isabwa icyubahiro umeze neza ni amahoro Kayirama Gisele hano bandangiye yuko musengera ibyifuzo uyu munsi kuwa 3 yewe nibyo hanyuma mfite ibyifuzo byinshi cyane mu mutima wanjye nagira ngo rwose mumfashe gusenga Imana ibyifuzo byinshi Imana ngo niyo byabingana gute ibihumbi n'ibihumbagiza byifuzo byacu Imana irabyakira ariko ikiri ingenzi n'ikikora kandi gikora umwanya wacyo none se Gisele ndabona usa n'umubyeyi nkurikije uko nkureba ibyifuzo wewe bikugenza hano nibihe mfite icyifuzo nyamukuru cya kredi dufite kredi ya 20,000,000 barashaka kudutereza cyamunara kandi rwose hari umudamu wavuye hano ambwira ko ngo rwose ujye usengera abantu ibitangaza bigakoreka rero ndashaka ko nsengera Imana igira ikibivugaho kubw'iyi kredi kwezi gutaha niho bazadutereza cyamunara ndakureba umutima urahangayitse Gisele rero nakumvise kandi ibyifuzo byawe nabyumvise tugiye gufatanya gusenga Imana kugira ngo Imana yumve kandi yite cyane ku byifuzo byawe haleluya amen turagushima Imana Yesu waravuze ngo abazagusenga uzabumva kandi cyane ngo tuye umubyeyi Gisele amen 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 oh Jesus urakoze kubyumvise Imana turahangayicwe n'ideni amakredi yaramushajije ariko usumba byose toka shitani mu izina rya Yesu oh amen urakoze Imana urakoze Gisele Imana ikoze ikintu gikomeye mu buzima bwawe ngiye kubona muramwiyerekwa nubwo nsengesho rigufi mbonye diaspora manukana ibandari ry'amafaranga amina ahantu wakoreraga nta bakiriya babaga bahari amina ariko uhereye ejo kare mwongera imari mugiye kubona abakiriya benshi cyane nibo bonyine bazabasha gutuma kredi yanyu iburizwamo ikishyurwa vuba maze iyo cyamunara ikaburizwamo mu izina rya Yesu kandi ugira ukwizera kuko nuko nyine kuzabasha gutuma byose bishoboka haleluya urakoze cyane kandi Imana ikwishimire cyane pastor murakoze rwose Imana ishimwe ubwo aba diaspora bagiye kuduha ku mafaranga nubundi bagiye kwa ku mafaranga ku buryo muzasigara nkuko ku musozi babose babaseka ahubwo muzasigara muvugwa impundu arizo zivuguzwa ku bwanyu babavugiriza impundu hamwe babavugirije induru mu izina rya Yesu Kristo nta kintu wabano utavuze kandi udakoze kuko nanjye ubwanjye
toka shitani nk'umukozi w'Imana nzi neza ko mba nakoze igishoboka cyose kugira ngo Imana ibashe gukiza. Pastor rwose nta kibazo nitubona ayo mafaranga tuzagaruka ntabwo bisaba ngo nimubona ntabwo twero dusenga Imana ya Bayali, Imana itumva, ahubwo ukwiye kumva ko kwizera ukuye hano ariko kuri bugende ugakora imirimo ikomeye mu buzima bwawe n'uwo mwashakanye. Yego Pastor, nukuri nari nsigaranye, urumva turi muri credit, nari nsigaranye aya mafaranga kugira ngo rwose kuri moto ubu ndasubirayo n'amaguru, ariko kubw'ibyishimo nteye ni nzagaruka nshimye. Nubwo ari makerekanya bikamwe n'ayandi. Ariko kugenda n'amaguru reka nkorohereza. Nugera aho ugiye nimero yanjye warayibonye barayiguhaye wakurangiye hano uze kumpamagara umumotari mukoherereze. Ndabeze ntiyarenga 400 cyangwa 500. Ye nta kibazo. Hanyuma Pastor, ariko rero rwose mufite umudiakoni utameze neza haraho. Umudiakoni wanje ntumuvuga n'abarasengeye. Arasengeye no mukozi w'Imana, Imana yimitse kumugaragara abantu bose bakoranye. Umudiakoni unywa inzoga barari manywa n'icyuma adutesha umutwe atubwira ngo turabe tuzanye amafaranga. Ibyo rero ndabigenzura mu bwitonzi. Ubigenzure rwose. Ndabigenzura kandi ntabwo ndi kandi ukomeze usengera iryo yerekwa. Murakoze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ubwo rero ndukurikiza kuza. Ariko mesiya azankoze isoni pe. Ubu koko abakristo basigaye bamubona nk'inzoga. Yazinywa bwo ntazi ko tubikora twihishe koko. Amavuna mahita zatuma dutahura pe. Kandi azanyubakira imbehe rwose.